kikaza hano kikabira nk'aho bagikuyemo amara. Ariko nanjye narabibonye ntabwo gifite umutwe wagira ngo ni igihaza. Aha ni byiza ni ugushimira abayobozi babakurikiranye bakabazana hano mu butabera. ubu tuvugana buri kantu umuvandimwe ararekuwe. Satani aratsinzwe ararekuwe. bamenya Bibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Bibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Ubabanguze barihe ibakibere tubarebe iminyururu twayiciye turakumva imihanda turayitwika. Guys, icyo nakwisabira abantu tujye tuvuga tuziga. Yego tuba dushaka gukurikirwa, tuba dushaka kumenyekana, tuba dushaka akaryo kuri YouTube cyangwa no mu buzima bwacu, ariko tujye twibuka ko tuba dusebya n'imiryango twicira n'abandi, sibyo? Urabona ko ibintu bimaze iminsi bivugwa kugera ubwo abantu bafata video umuntu agakritika agashyiramo rwose ijwi nk'iri ngiri namwe mwumvise, urumva kugera ubwo umuntu akoresha ijwi nk'iri ngiri ngaho nawe nyumvira, sibyo? N'uburyo bwo gusebya umuntu gusa ko yafunguwe. Noneho murajya hehe ubu? Nk'umuntu uba warakoresheje nk'ibi bintu arimo aratekereza iki? Mumbwize ukuri. Kikaza hano kikabira nk'aho bagikuyemo amara. Ariko nanjye narabibonye ntabwo gifite umutwe wagira ngo ni igihaza. Aha ni byiza ni ugushimira abayobozi babakurikiranye bakabazana hano mu butabera. Bahaye amafaranga ngo ugende ubwira abantu ngo ufite video yanjye ngo ndimo ndarigata muri wuncenje, ngo ndimo ndarigata mu musi wa gege. Cyakora influencer murakennye. Umuntu w'umugabo wubatse ufite n'abana, umuntu araza akavuga ati ngiye kugurira akawunga k'ibihumbi 20 usebye buri kantu ngo buri kana kina. Cyakora amahirwe nagize ubu nyine mu mpaye akazi. Ubwo bugambo bwose mwavuze ibyo bintu muvuga muzi ko mugiye kunyanga muri kunsebya. Mfite uruganda njyamo nkabivugiraho rugahita rumprintingira amafaranga ngewe. Ubu nyine mu mpaye akazi nakuneze nagerane. Reka ngene nyine duhurira kuri buri kantu na buri nguni nkorera amafaranga. Nta kundi nyine niko mwabipanze. Reka nkorera amafaranga. Mwese ariko raza ako gara ziko bwasaze gara ariko wowe n'umuntu wagoye amafaranga mwabakene mwese ko muri batatu duhuriye kuri YouTube neze ndagirana Biramari bina inzira ya mukwiga biramari bina intwari mu gihugu iwabo birakomera kwezi intwari mu gihugu iwabo birakomera kwezi bang bang happos success na loss inzira ya mukwiga iwabo. Buri kantu washinzwaga gufata cyangwa gukingirana abana b'abakobwa ngo ashaka kubishyuza amatike yari yabategeye, ubu ngubu hanze y'igipangu iminsi 5 yaramaze mu buroko, iminsi 5 yaramaze ku isheni. Ndagira ngo mbwire buri muntu wese wumvaga yuko byarangiye, umuntu wese wumvaga yuko buri kantu yamutemeraho itaka, yumve ko nawe mu buzima mu mubiri tukiri mu mubiri bigomba kumubaho, kandi ngo nikubise mu kibundi buriya umunyarwanda w'umuhanga akubwira yuko uyirenza urugo. Urumva, niba udashaka kuyirenza urugo ngo ugashaka kuyirenza umuntu, umenye yuko inzira cyangwa urwego uri kubifatamo ntago ari rwo. Ndi kubwira uwitwa Gasuku. Maribina, nubwo hari imikwabu
gihugu iwabo ntiyakwemera ko yazima. Bang bang nta pause, success nta loss. Inzira yamukuye iwabo azayisubira amayibona. guys, ibaza aho umuntu ajya ku mbuga nkoranyambaga agatuka umuntu igitutsi cyo kuri mama we, umuntu w'umugabo w'ibituza, w'amatama, w'ubunini, w'umuntu ugaragara nkaho yakabaye ari ibitekerezo. Manu, gufata umubyeyi wawe umuntu akamugutukaho akubwira ngo urakaryamane nawe, ubwo ngubwo sinzi uko yabivuze. Ni ibintu bibabaje. Uriya mugabo nawe yinenge. Gusa hari abantu bo gushimirwa, nakomeje kugenda mbona bamubakinga, baba hafi ye, ubona nyine ko bababajwe n'ibyabaye, barimo Scovia rwose. Abantu aho uri hose Imana iguha umugisha, kuko nawe ufite ikintu byibura waturemyemo, wongeye kuduha icyizere yuko byashoboka ko umuvandimwe azataha. Niwe wasobanuye ukuntu bwa mbere, niwe wasobanuye ukuntu byibura umuvandimwe agomba gutaha, kandi byakunze. Celebration rero kuri twebwe twese. buri nguni buri nguni nahaguruka amwende nturusa buri nguni nahaguruka amwende nturusa baragendana. Murakoze. Ubundi nitwa Karim. Ndarizi wikivunika ikibazo ry'akazi. Ikibazo nagize ni ukubariza urubyiruko, kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesiforoka atagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze akagusubiza. Nimundeke nsubize. Mutuze twumve igisubizo. Ukuntu njya nkunda abantu bo muri social media. Abantu tubane mu buzima bwa buri munsi kuri social media bafeki mu buzima bya hatari. Urabona nkariya fungwa rya buri kantu riba ryangishije ibintu byinshi cyane. Guys, nta muntu utafungwa. Ubundi mu Kinyarwanda niho bavuga ngo nawe uvuma uw'Imana itavumye. Mwitende Abdul Karim cyangwa se buri kantu wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu itsinda rya buri nguni na buri kantu wamenyekanye cyane nka buri kantu, ariko amazina ye yitwa Mwitende Abdul Karim. Yarangije kugaruka mu gihugu cyangwa se yarangije kugera mu rw'imisozi igihumbi, aho yaravuye muri gereza. Byavugaga yuko yatawe muri yombi ku itariki 20, ariko biza gutangazwa n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Biteri ku itariki 21 yuko uyu muhungu yabatawe muri yombi. Rero kugeza uyu munsi kuri iyi tariki, aya masaha ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo byatangajwe yuko Mwitende Abdul Karim cyangwa se buri kantu yarangije gufungurwa, ndetse yifashishije imbuga nkoranyambaga ze ya postinze aravuga ati ubu ngubu ndi Nyarugenge ndiguhumeka kuko akinyarugenge. Rero witwa buri kantu yatawe muri yombi ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi. Bimwe mu byaha yashinjwaga byari birimo ibyo gufungirana abakobwa babiri mu nzu, ubwo byavugaga yuko ikirego cy'ukuntu gihagaze. Byatangazwaga yuko uwitwa buri kantu haje abakobwa babiri we kugira ngo abigishe uburyo bajya bakora video cyangwa se bajya bakora ibiganiro bakabishyira kuri YouTube, ariko baza aje kubigisha uburyo bazajya babikoramo cyangwa se uburyo bazajya babyeditinga. Rero witwa buri kantu ngo uwo munsi yabwiye umukobwa umwe ngo ngwino tujyane mu cyumba nkwereke ukuntu bikorwa. Uwo mukobwa aranga. Witwa buri kantu abonye yuko yanze biramurakaza, arangije ahita afata umwanzuro wo kubishyuza amafaranga yabatanzeho, yaba y'itike na fanta yabakirije. Rero witwa buri kantu amaze kubona yuko bamaze kubyanga, abishyuje amafaranga abakobwa bamuhaye
bafite buri kantu abona yuko ari make ayo mafaranga atayemera bitewe nayo yabasipendinzeho, ubundi buri kantu arangije arabafungirana mu nzu arigendera. Ni byatangazwaga kuko abo bakobwa ngo babonye yuko buri kantu nta mikino afite cyangwa se biraza kugorana, biyambaza polisi ije irabafungurira irangije ita muri yombi uwitwa buri kantu. Yatawe muri yombi ku itariki 20, uyu munsi turi ku itariki 25, birumvikana yuko yari amazemo iminsi isaga 5 gusa. Ubu ngubu witwa buri kantu cyangwa se Mwitende Abdul Karim yamaze gufungurwa ari Nyarugenge. Bamwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga yabo bari bafitanye ibibazo cyangwa se abo batari bafitanye ibibazo, ngira ngo mweje ubundi mwabonye uwitwa Bamenya yafashe umuriro arimo amusengera avuga ati ngiye buri kantu masaha 28 n'abatarafungurwa YouTube channel yanjye ndayirekura igenda. Abandi nka bakasuku n'abandi bantu bagiye batandukanye, ngira ngo mwabonye reaction berekanye kuri buri kantu bavuga yuko yaraberewe kujya gufungwa. Gusa nawizera cyangwa se nawucira urubanza undi muntu, ahubwo urukiko cyangwa se igihugu cy'ubugenzacyaha, ikigo cy'ubugenzacyaha mu Rwanda nicyo gifata umwanzuro kikagenza icyaha kikareba nimba wakoze icyaha cyangwa utagikoze. Rero witwa buri kantu byasanzwe ari umwere bitewe nuko situation yari imeze y'abakobwa bari kumushinja ibyo birego n'ukuntu nawe yari abafashe. Kugeza ubu ngubu ari mu gihugu. Ngaho nguko rero bya buri kantu urangije kugera mu itsinda rya buri kantu na buri nguni, ngira ngo mwabibonye amashusho bashyize hanze. Nimba uri umwe mu bantu batayarebye ngayo hirya yarebe video ya posting akigera i Nyarugenge. Ngaho nguko rero njyewe nitwa Cassius. uzarebe bino bikobwa dushyira mu ndirimbo iyo utagiye amafaranga uzi ibintu kigira ngambara ikarizo ngwenge ibyo ngibyo byo gufata ku mataye ariko ufite trani zawe no mugati mabere ya nyoko zunguza amabere hariya urumva ibintu bitarimo amafaranga ndimo kuvuga ngo ndi kwitwaza icyo ndicyo ngo urabona ngo kizamuka ngo naguha ama interview ngo naguha akaboko yukamwima se twebwe ko mu nako mwakaduhaye se twazamuka uzuki ibyo bira bintu bya ubu tuvugana buri kantu umuvandimwe ararekuwe satani aratsinzwe ararekuwe bamenya ubu tuvugana buri kantu baramurekuye. Reka nawe numvishe umuntu ukomanza ku gipangu cyanjye cya 1,46 ngeze ku muryango nsanga ni bamwe mu bapeti baba ku muhanda badusuye. Tuba twarababwiye nka buri kantu na buri nguni ati muzadusure kuri 22 YouTube bayamenyemo umufungo tuba blessing n'ubundi ibintu turapfa tukabisiga. Gusa nanjye mbakoresha uburoko nago ngiye warya ibiryo byanjye utarinika. Reka nawe mbibutsa akaba abana bose ntagarabo ku muhanda haba harimo n'abana baje babaherekeje kuko abana bajya ahantu hari urugo rugabura. Bakiyagira nahise mbakubitisha maubo mama we ibiryo bya buri kantu na buri nguni nago wabiryo utazi gutera amaronda. Reka nawe mwihera abana birire hashize akanya ibiryo biba biraje twagombaga gushaka ikintu twihera abana bakitsirikira cyamiba. Varuna bazanye ibiryo umuzungu bamwita Varuni ninika yanyu bakunda kumutazira akazina ka Jesus. Nyuma y'iminota mike buri nguni bazanye mutwari na drink mama we yihera abana na drink. Mbibutsa ko buri kantu na buri nguni ubu bushobozi turiho nubwo gukusanya abana nk'aba tukabihera ibiryo ubwo kuba twabishyurira amashuri no kubakorera ibindi bintu bya danje bizagomeza bikunduka Imana igenda ituburesinga natwe. Reka nawe ahita yikurikira ibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira ibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Reka nawe ibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira ibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. abavuze bari hehe imbere tubarebe inyungu twaciye turakunzwe imihanda turayitwika. abavuze bari hehe imbere tubarebe inyungu twaciye turakunzwe imihanda turayitwika. urabizi ndiko inyishuza no ibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira ibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. abavuze bari hehe
Nibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Nibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Abamvuze bari hehe ibajya imbere tubarebe iminyururu twayiciye turakomeza imihanda turayitwika. Abamvuze bari hehe ibajya imbere tubarebe iminyururu twayiciye turakomeza imihanda turayitwika. Urabizi ndiko inyishyuza no. Nibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Nibwiraga ko birangiye ariko nyamara nibwo bigitangira. Abamvuze bari hehe ibajya imbere tubarebe. Reka twakire umuvandimwe wacu, abandi mutishimye, abatabishakaga, imitima yanyu nishaka itumbe iturike. Uwo ninde? Niburi Kano. Reka twakire umuvandimwe Buri Kano. Turakunzwe imihanda turayitwika. Abamvuze bari hehe bajya imbere tubarebe iminyururu twayiciye turakunzwe imihanda turayitwika. Yewe Barma simoke izaza igihe turimo nicyo twita gazaza ndi mu musaza ukuze ndakwasa irekana ndimo ndahumeka umwuka w'inyarugenge. Nagira ngo bamenyeshe ko isheni ndayigutuje ivumbi riratumutse. Reka nawe barakwerekana buri kantu gutandukanya n'uwagendaga mu rukundo. Yemeye ko bazajya bamwita baby kandi afite imyaka hafi 60 angana na se buri ngo kumba umutoti impamvu yipfishije kuri buri kantu ngo bari bamugura itike yo kujya muri Genesis. Reba ukuntu umwana mureba ugundi gurareba ugundi. Waguze itike se bakwangira. Nzagutamira dore umurengo buri kantu mu kwemeza cyane yakubise udushakusha karenzaho na mawuba. Kumbi cya buri kantu kiri romantique. Mama shyira karabo ku gutwi. Inkundo z'abanyakigali ndazikunda mu misi yazo ya mbere. Dore The Ben Pro Max yagiye mu rukundo. Abazi The Ben rero buri gihe ntago ajya yisondeka. Dore Pamela. Reka nawe barakwereka buri nguni yaje muyo bita Rambo Binisi Korupido. Amanuru turinete dore sesemi y'abakire. Muri nguni sinza ahantu yarari kureba mama. Abona gasore ko muri Kigali kifutse umwana aravuga ati mfite iPhone 18 Pro Max, mfite contact ya Rambo Binisi Korupido. Agasore k'Ikigali ngo karabyina ngo ni titi ngo kanjyanye umwana. Ireka nawe abateje maravuga ati ibi by'inkundo bihagararanye mfite amafaranga yaje. Buri nguna ati wete te Brown va kuri kazungu rakene. Buri kanoti ndakwica. Nako yaravuze buri kantu mama aravuga ati nje mfite iPhone 15. Arongera ati mfite Rambo Binisi Korupido. Kuki utankunda? Kumbi buri kantu yahindutse umusamurai bamutwaye umwana. Dore umwitozo mama we aturumukana buri nguna barya biro ati hagarara nkwico ntwariye umwana. Barirukanse bagera kugitirisha kiri abanyarwenya benshi cyane bo muri Genesis Comedy. Buri kantu ati ngiye kukwica ariko ntugire ikibazo kugenda ubabaye. Ati ndakwica abanyarwenya ba Genesis n'aba Comedy Store UG bazagusetsa kuri 27 wapfuye. Ati kuko n'abahanga burage zabo zigera ikuzimu no mwijuru. Buri nguni habuze gatonga ry'ifoto. Ndamubwira ati ni foto tegereza zaze kankigaru zaba ari umutamiri. Yitwa Karoli izina ry'abagabo. Jackie we yari amaze imyaka 13 ategereje show y'imyaka 3 Genesis zaba imaze ishinzwe. Ngazahava